abantu benshi basaga nka 400 ababwiye ngiyi niyo filime ya mbere mu Rwanda yahereye abantu benshi akazi icyarimwe ure kuzana amafaranga ngo dukore filime nzima mwibaraguza tangire hakuno. Mwiriwe neza ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze kuri Alitube Tech. Ewana kabisa iyi filimi nizere ko buri muntu yayibonye, bayita Gakweto, filimi iteye ubwoba. Ewana filimi irenze, filimi isobanuye mu kinyarwanda kandi yakinwe n'abanyarwanda, director akaba ari Soroba. Hanyuma iyi filimi rero ewana njye yanyemeje kabisa, njye yanyemeje ndavuga nti rero kuri Alitube Tech abafana banjye ngomba kubasangiza iyi movie bakiterera kuri YouTube bakayireba bakareba uko ibimeze. Iyi ni season ya mbere, episode ya mbere. Ngiye kubanyurizaho agace gato kabisa mubanze murebe uburyohe bw'iyi filimi. Ahasigaye icyo usabwa kugira ngo urajye umenya igihe yasohokeye nuko uri bukore subscribe kuri Alitube Tech niba uzi ko uri mushyashya, kugira ngo igihe cyose iri hafi gusohoka, niba season ya kabiri iri hafi cyangwa episode ya kabiri ya season ya mbere iri hafi gusohoka, mpite ngugezaho amakuru nkubwire ko izasohoka ejo cyangwa se yamaze gusohoka, maze ubone ujye kuyireba ufite amakuru yizewe. Iyi filime rero yitwa Gakweto, abantu mwigize mu mabodingi mwagiye mubyumva, urumva ijyanye n'ibintu bijyanye n'imyuka mibi. Gakweto mwagiye muzumva mu bigo by'amashuri kumva ngo Gakweto yatambutse. Rero iyi filimi yitwa Gakweto, director akaba ari Soroba. Ahasigaye akaba ari nayo filimi ya mbere mu Rwanda ikinyemo abantu benshi icyarimwe, akaba ariyo filimi ya mbere igiye guhindurira ubuzima abantu barenze umwe. Byumve neza, abantu barenze umwe, hafi abantu benshi kabisa barenze 100. Rero iyo niyo filimi ya mbere mu Rwanda igiye gukinwa kandi igaha akazi abantu benshi icyarimwe. Rero icyo usabwa ni ugukanda kuri subscribe button kuri Alitube Tech kugira ngo ujye umenya update ku gihe, hanyuma umenye episode yindi irasohoka ryari. Nta handi uzabimenyera rero, uzabimenyera kuri Alitube Tech. Ciao rero, ndabashimiye wowe uzi ko wakanze subscribe, ndagushimiye cyane, uri uw'agaciro kuko ni wowe utuma nkomeza